Bavandimwe bakunda Rwanda namwe nshuti mudukurikiye nk'umuvugizi wa CNRD ubwiyunge FLN uyu mugoroba ngarutse imbere yanyu kugira ngo mbashikirize ijambo perezida w'umuryango wacu yaduteguriye. Tumutega amatwi. Ntwarane namwe ntarumikwa namwe nshuti z'umuryango wacu CNRD ubwiyunge FLN, mbanje kubaramutsa mu ntego z'umuryango wacu ni mugire ubutabera, ubwiyunge na demokarasi. Kuva kuri 31 z'ukwa gatanu muri 2016 kugera kuri 31 z'ukwa gatanu muri 2023 ngiyi imyaka 7 irashize umuryango wacu CNRD ubwiyunge FLN uvutse. Ndabanza gushimira Imana ishobora byose iyo yemeye yuko umuryango wacu uvuka n'ubu kandi ukaba ugihagaze neza. Ndashima kandi intwarane n'intarumikwa, ngashima inshuti z'umuryango wacu ukuntu bose bakomeje kwitwara neza no gushishikarira imihigo yacu, imihigo twiyemeje. Ndabibutsa ko umuryango CNRD ubwiyunge FLN wakomotse ku mpinduramatwara y'amahoro intwarane zakoze ku itariki ya 30 z'ukwa gatanu muri 2016 ubwacya zigashinga umuryango nyine CNRD ubwiyunge, nawo ukibaruka ku itariki ya 10 z'ukwa gatandatu muri 2016 ukibaruka FLN, ni ukuvuga Force de Libération Nationale intarumikwa. Uyu muryango rero wa CNRD ubwiyunge FLN wavutse dufite intego nyamukuru yo kubohoza u Rwanda n'abanyarwanda, kandi tuzabigeraho ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Abakunda Rwanda bashinze umuryango bari bafite intumbero zihamye kandi bagendera ku bwitonzi n'ubushishozi bihanitse, ku buryo uyu muryango bawuhaye imigabo n'imigambi tudashidikanya na gato ko izatugeza ku ntsinzi ariyo twiyemeje, tugakura abanyarwanda ku musonga FPR DMI ibamajijeho imyaka ikabakaba ubungubu 30. Imyaka 7 rero ngiyi irashize kandi twageze kuri byinshi byiza bikwiye kwishimirwa n'umukunda Rwanda wari we wese, natwe bikadutera ishema. Muri ibyo byiza twavuga nko kuba twarahagaraye gitwari intwarane n'intarumikwa zigashinga ibirindiro ku rugamba rwazihagurukije, ku buryo n'ubu umwanzi adashobora noneho kongera gupfobya izina CNRD ubwiyunge FLN.
umwanzi rero yakoresheje amayeri yose kandi akoresha ingufu zose zibaho kugira ngo adusenye, ariko byaramunaniye kubera ko atazi umusingi twubakiyeho. Mu by'ukuri uyu muryango wubakiye ku ndangagaciro zikomeye kandi twese dukomeyeho, ku buryo umwanzi adashobora kuzabasha gusambura umuryango uko byagenda kose. Ikindi twagezeho cyiza tudukwiye kwishimira ni ukubona FLN yaragejeje urugamba mu gihugu imbere kuva ku itariki ya 28 z'ukwa kane muri 2018, kandi urugamba kuva icyo gihe rukaba rutarahagaraye. Twubatse itumanaho n'itangazamakuru bigenda bitera imbere kandi bigejeje ku rwego rushimishije, bikaba bidufasha mu mirimo yacu ya buri gihe, cyane cyane no mu ihanamakuru n'itumanaho hagati yacu n'inshuti zacu. Umuryango wacu CNRD ubwiyunge FLN wagabye amashami hirya no hino. Ubu ngubu tukaba dufite abavugizi, tukaba dufite kandi n'amashami mu migabane itandukanye no mu bihugu bikomeye, tutavuze noneho mu karere. Hatewe intambwe zigaragara muri politike na diplomasi. Muri politike twakomeje kunonosora umushinga wa politike dufitiye igihugu cyacu, dushyiraho n'uburyo bwo kuganirizaho intwarane n'intarumikwa, tutaretse n'abakunda Rwanda badukurikiye kandi bafite ibyiringiro mu mushinga wacu. Ako kazi ko kuwunonosora kazakomeza twifashishije inzobere zacu, twifashishije kandi n'abakunda Rwanda bazagenda batuzanira ubushishozi n'ubunararibonye kugira ngo tunonosore umushinga, kuko ni uwacu twese. Umurimo wo gucunga umutekano w'impunzi washyizwemo ingufu nyinshi n'ubushobozi bwinshi kugira ngo hatazagira uwongera guhutaza uko ashatse impunzi z'Abanyarwanda, cyane cyane ba magorwa b'impunzi bo mu burasirazuba bwa Kongo. Mu rwego rwo gukangukira icyaduhagurukije, ariyo gahunda yo kubohora u Rwanda, abavandimwe cyane cyane b'intarumikwa zo muri Hewabora ho muri Sud Kivu bitandukanyije n'ubuyobozi bubi n'igitugu n'ubwikanyize bw'uwahoze ari umugaba mukuru w'intarumikwa, ariwe Lieutenant General Habimana Hamada, wari ugejeje naho abuza intarumikwa gutabara. Byabaye ngombwa rero, ni igikorwa tugomba kwishimira, byabaye ngombwa yuko intarumikwa zo muri Hewabora zikora nazo impinduramatwara y'amahoro. Mwumvise yabaye kuri 12 z'ukwa 9 umwaka ushize. Nubwo muri iyi myaka 7 rero twageze kuri byinshi, ntabwo twabura kwibuka abavandimwe b'imena basize ubuzima muri uru rugendo twiyemeje, bakaba baragiye tukibakeneye, ariko bagiye badusigiye imihigo ihanitse, badusigiye ikivi tugomba kusa nta shiti. Ahangaha twavuga nka nyakwibukwa General Irategeka Wilson, wari umuyobozi mukuru w'umuryango wacu, tukavuga n'uwari umubereye umunyamabanga mukuru Bwana William Mutabazi. Badusigiye isomo ry'ubutwari kandi tugenderaho, rizakomeza kutumurikira muri iyi safari yo kubohora igihugu cyacu.
ntwarane namwe intarumikwa namwe inshuti zacu, nubwo ibibazo bitabuze muri uru rugendo twiyemeje, ntabwo ibyo bibazo byigeze bidukoma mu nkokora ngo bihagarike urugendo rwacu, ahubwo ibibazo byacu twagiye tubivanamo ingufu zo kwijajara tugakomeza intambwe. Aha rero naho intwarane n'intarumikwa zikwiye kuhishimira, kuko amatage twagiye tugira yagiye atuma ingufu twari dufite noneho zikuba kabiri, ku buryo tudashidikanya yuko imihigo ihanitse twiyemeje tuzayigeraho. CNRD rero ngiyo ibaye ubukombe kandi imaze kuzuza ibyangombwa byose bigomba kuyigeza ku ntsinzi yiyemeje. Bavandimwe rero, ntwarane namwe ntarumikwa, nimuze duhagurukire rimwe kandi duhagurukane imbaraga kugira ngo dusigasire umuryango wacu, dusigasire urugamba twiyemeje, dusigasire kandi ibyo tumaze kugeraho. Dukomere ku ndangagaciro z'uyu muryango, dukomere ku buvandimwe muri twe, ubuvandimwe ariko butavuga kurebera ikibi, ubuvandimwe ku murimo, ubuvandimwe ku rugamba, icyo twita freedom fighting spirit, tugikomereho, dukomere ku ibanga, kuko kuba tukiriho nuko abo duhanganye bayobewe neza amahame tugenderaho, bayoberwa kandi nanone imirongo tugenderaho. Mukomere kuri iryo banga, mukomere ku ubwitange nyakuri. Ibyo rero nibyo bizatugeza ku ntsinzi, ku buryo tudatetereza abanyarwanda bari ku musonga twiyemeje gukiza kariya gatsiko. Mbifurije rero mwese isabukuru nziza y'imyaka 7. Twibuke ariko duteganya ibikorwa bigomba kutugeza ku buryo bwihuse ku mihigo yacu. Harakabaho CNRD ubwiyunge FLN, harakabaho ubutabera, ubwiyunge na demokarasi, harakabaho igihugu cy'u Rwanda aricyo gakondo yacu. Abajya inama Imana irabasanga, twese hamwe tuzatsinda. Ndabashimiye. Yari David Edi Niyomukiza, perezida wa CNRD ubwiyunge FLN. Bavandimwe rero mwadukurikiye, inshuti za CNRD ubwiyunge FLN, namwe bakunda Rwanda, ngiryo ijambo perezida w'umuryango wacu yageneye abakunzi b'umuryango n'abanyamuryango. Mukomeze kugira ibihe byiza, turi kumwe.
imana tuzaguterera umva Rangamirwa Rwanda n'intwarane gihugu cyiza gihugu dukunda murage w'abakurambere tukurwanira ishyaka aho turi hose sanga ubutabera ubwiyunge demokarasi gira amahoro uhuza abawe bose tugutsura amajyambere abana bawe twese turakuramutsa iteka ryawe nimba gishyitse niyo karande kavuga rumwe inkingi y'umuco mwiza wadufatanya ukubaka neza nguhora ujya mbere ubane n'amahanga mukubahane Rangamirwa iminsi yagusaritse ibisare imana ikurinda gusandara niyidutoza kugukomeraho mugihe ushikamiwe n'abagushunga tukubera abakinzi b'indahemuka Rangamirwa twanze kubika umutwe no kugenda tunamye yemeza guhangana n'ikibi nk'intwarane mu guhamya ukuri turema amizero meza buri muntu yubawe Rangamirwa tugire urukundo tugende mu kuri dushikame rwose dukorane umurava dufatane urunana duterane inkunga twanga umugayo mazimani twambike imbaraga abanyarwanda dusendereze imigisha muri senteride ubwiyunge Rangamirwa Rwanda n'intwarane gihugu cyiza gihugu dukunda murage w'abakurambere tukurwanira ishyaka aho turi hose sanga ubutabera ubwiyunge demokarasi gira amahoro uhuza abawe bose tugutsura amajyambere abana bawe twese turakuramutsa iteka ryawe nimba gishyitse niyo karande kavuga rumwe inkingi y'umuco mwiza wadufatanya ukubaka neza nguhora ujya mbere ubane n'amahanga mukubahane Rangamirwa iminsi yagusaritse ibisare imana ikurinda gusandara niyidutoza kugukomeraho mugihe ushikamiwe n'abagushunga tukubera abakinzi b'indahemuka Rangamirwa twanze kubika umutwe no kugenda tunamye yemeza guhangana n'ikibi nk'intwarane mu guhamya ukuri turema amizero meza
dusendereze imigisha